Nabonye rero umutwe wa 23 warungutse ng'abakomando bashya bagera ku 9350 basoje imyitozo, ariko nabonye haravuga Rumangabo, ahubwo ahangana ni muri Canzu, ahubwo abo ngabo bakurikira abarumangabo. Nabonye barabyitiranya. Bamwe rero bati Makenga kabisa ahangaha ni sawa cyane, atubwa abantu bakomeje kugenda biyongera mukaya hariwo, numvaga avuga ati noneho twabisomaga ati uvirira tewe muri igikomeye reka mbivuge gutya mu byo butamushize, uri ko n'umuyobozi ukomeye, ako nta mwana warwanisha yabyaye, sibyo? Haramutse hari it's okay, ntabwo nabitindaho, ariko harimo umuvandimwe ibyo biramureba. Twiye kureba Makenga imbere ya ziyangabo, turebe imiryango imuha abo bana, iyo miryango irimo ba Makenga miliyoni na miliyoni, iriya biri meaningful, ufite ibintu biteke babigira, ndetse iriya pass out uko zibaze kwishoranya ari ebyiri. Abahanga bamwe bavuga ko hari ubutumwa zahaye Tshisekedi butari busanzwe. Hari ubutumwa bahaye Tshisekedi butari busanzwe, bituma kuko hari abo twaganira kuri radio bavuga ko basaga n'ababimuhishe Tshisekedi. Ubwo pass out ziri zabaye dindi façon na persisgete zigira abantu batabizi, uzizingana iki? Bano bantu bafite ingabo nyinshi, abantu bashobora kuba tazi umubare birenze umubare. Buri ingabo za Uganda zira mesure defensive, zira mesure defensive ko hafi imipaka yazo nta hari ADF, ariko ADF ifite operation Shuja iri muri Kongo bakorana n'ingabo za leta. Abarundi nabo bafite training yibanga ngo bashaka kurokrita abasirikare 300 b'urubyiruko mu mbonera kure, bari bitwara gisirikare babigeze kure, ntituzi nabageze muri 250 ijana cyangwa bingahe barabitangiye. Nkubwira ubi technique ntukamugore ariko Marishal nawe si kinoza n'indirema igira kujya wanga umuntu gucalenjinga, mba ngomba gucalenjinga jewe kuncalenjinga genda umutekinisiye muri ibi ngibi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turasuhuje omerere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi, nukuri turabashimira cyane. Muri iyi minsi ibiri mwapfuye kunezeza. Umunsi wabaye kunezezwa, inka zawe zibarutse, inkiribaruka cyangwa biransa. Ndikwena Marshal rero no umuntu wacu, no umuntu wanyu, nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Abakira byanga ariko babyangiriye iki? Benshi navuze nanjye benshi ababyanga buriya reka naga abantu bahuza ibitekerezo Marshal. Hari ibintu njya mvuga oya duhuza ariko urabyanga ubupfu rwana nabyo urwana n'iki challenginga ukambwira ngo ibi nibi ngo sibyo, kandi igihe nkumva ndi mukuri, nawe hari ibyo uvuga nka guchallenginga nawe ukumva uri mukuri. Ntago giye uzi ikibazo, nta muntu umashaka guhukuri, nashaka kumuha la réalité uko ibintu biteye. Niba ari nibinyanga nyine tukabyubaka gutyo umuntu akanamenya ko ari ibinyanga, wose wahora mukuru kabivamo. Simbizi wabana ari nayo mpamvu ngewe isi mu bintu by'ikinyoma ari nacyo nzira, kuko ngiye ngira ukuri kandi abantu benshi bashaka ukuri. Ukuri ni kuraryana nyine nicyo kibazo, abantu bashaka ukuri bashaka kumva ibinyoma. Nabonye rero umutwe wa 23 warungutse ng'abakomando bashya bagera ku 9350 basoje imyitozo, ariko nabonye haravuga Rumangabo, ahubwo ahangana ni muri Canzu, ahubwo abo ngabo bakurikira abarumangabo. Nabonye barabyitiranya. Bamwe rero bati Makenga kabisa ahangaha ni sawa cyane, atubwa abantu bakomeje kugenda biyongera mukaya hariwo, numvaga avuga ati noneho twabisomaga ati uvirira tewe muri igikomeye inarume ami ni famille. Makenga sintekereza, ntago mbizi, ntago ari mu ntuzi neza. Ushobora gusanga wenda reka mbivuge gutya mu byo butamushize, uri ko n'umuyobozi ukomeye, ako nta mwana warwanisha yabyaye, sibyo? Haramutse hari it's okay, ntabwo nabitindaho, ariko harimo umuvandimwe ibyo biramureba kuko afite imyaka irenze 10 n'inga y'ubukure, yaje ukwe. Niyo Makenga atahaba uravuga Emery yari kujya mu zindi ntambara, nemere ngira ngo bamwavanga Ibrahim, ariko jewe nzi Emery. Urumva no kuvuga iki rero,
si ukuvuga ko Makenga iyo atabaho Emery atari kujya mu rugamba kuko afite kwifatira imyanzuro n'ubushobozi mu gukorera igihugu cyabo. Ariko igikomeye hari tugomba kureba mu buryo bwa siyasa, twiye kureba Makenga imbere ya ziriya ngabo, turebe imiryango imuha abo bana. Iyo miryango irimo ba Makenga miliyoni na miliyoni, buri famiye yose yatanze umwana mu bantu kuko biriya 9,000 ushobora gusanga nta bavindimwe ari babiri. Wowe hita ubara famiye 9,000 zashingiye Makenga zikamushingira abana, ibyo mvuga mbega bagakorana iyo mariage kurwana n'urugamba. Hakono rero Makenga gusuragira ngo Makenga arabagura kugira ngo ajya ku isoko akagira gute note. Iyo reba abakomando cyangwa abasirikare 9,000 barimo buremere bw'urugamba, famiye 9,000 kuri niteke imwe zatanze abana, famiye 7,500 magana mu mezi ukwezi zatanze abandi bana. Sibyo? Kuko igisirikare ni famiye. Nukuvuga ngo iriya ni ARC nk'abasirikare ba Makenga, hakaba na ARC family y'umubyeyi watanze umwana, umugore wohereje umugabo wohereje nabonye afitemo n'abakobwa benshi. Urumva just abantu barebe bariya bose ni ba Makenga 9,000. Ntiwakwereka ko urugamba rwo muri Kongo rukomeye, kuko urugamba ni ingabo. Sibyo? Ibindi ni amagambo. So hariya rero fate 9,000 noneho muri future ya M23 ARC bariya bose barebe babyaye nabo babaye imiryango bakazabyara ahungu nakobwa, ukabona ukuntu ino ntambara itoroshye. Ubu ngubu reka nkwereke si biriya gusa umuntu yashingira, ariko umuntu ashingiye kuri biriya iriya recruitment ugikanga abantu benshi. Nubwo Emiri wa Katari yayibona yavuga ati ariko izi nyeshyamba turimo kuganira n'izi leta ubanza harimo irindi subyo tutazi. Kuko buriya iriya muri mu ntambara y'amagambo na media n'iki byose iriya biri meaningful, bifite ibintu biteke babigira. Ndetse iriya pass out uko zibaze kwishoranya ari ebyiri, abahanga bamwe bavuga ko hari ubutumwa zahaye Tshisekedi butari busanzwe. Hari ubutumwa bahaye Tshisekedi butari busanzwe bituma, kuko hari abo twaganira kuri radio bavuga ko basaga n'ababimuhishe Tshisekedi bagira ngo banze arebe uko behaving ya behaving nayo bakavuga bati tukwereke noneho nindi wagwane dufite. Ni nko kwereka umuntu mu Rwanda intwaro atakekaga ko ufite cyangwa se ubitse ugize guteba ibintu nk'ibyo ngibyo. Kimwe nuko nyine recruitment nka ziriya zishobora gutuma nk'abahuza bibaza batari ko twibaze ibi bikurikira muri ba bantu. Iyo tugeze kuri iyi dossier ya demobilisation, kwa gutoranya tuvuga leta ngizatoranya ngabishaka iki, uyu mwitozo uzashoboka. Ubu uzakora screening y'inga 9,000 wongeraho 7. Iyi ntambara itarangiye uko abantu babyumvikanyeho harimo kwibeshya. No kuvuga ngo kubona troupe na muvuma yazo kuriya bituma hari ingingo zaganiriweho zaganirwaho zigaragaza nk'idashoboka. Ndakubwiza ukuri zirangabo ziri well trained zingana kuriya, uvuze uti ndi leta mfashemo abasirikare 100, urumva 8,000 abandi 8,900 ndabaretse. Urumva ikindi wabukereye none kundi ruhande. No kuvuga ngo recruitment ishobora no gutuma hari imirongo nganirwaho ihinduka, abantu bakayifata oseriye mu gihe bagira ngo ni imikino. Wera tuvuge Makenga bakafite abasirikare 3,000 bavuga uti okay dukuremo 1,000 ibindi 2 bijye muri guhinga ipamba ibindi bigire gute. Ariko umuntu arimo gukoreka ko afite ingabo zirimo gukabaka 100,000. Mu minsi ishize nabona go wita Rodrigue Katsuva avuga ngo ingabo ngo zirestime ku 60 patata nkagira ngo n'ubusazi kandi umunyamakuru ufite izina rikomeye. Kumbe abafite amakuru abandi badafite. Izi ngabo nkimara ko ziro kirita abantu division hafi 15 mu mezi 2. Nahise ngaruka kuri tweet ya Katsuva mbona ko kuba zagira abasirikare 60 banarenga ahubwo ari ukwibeshya ko zifite ingabo nyinshi. Niba amezi 2 ziro kirita 15 cyangwa 20 mu myaka ine zimaze abantu bazifite ingabo zingana gute. Canzu yaraterenize ntirahagarara kwa Kanyamiburiye uriya wamuhaga isarute. Urumva imyaka inaterene ngate none se ko nino recruitment maze iminsi irenga 3 cyangwa n'abantu batayizi ko yabaye ino pass out nako. Ubwo pass out ziri zabaye dindi façon na persisgete zigera abantu batabizi uzizingana iki. Bantu bafite ingabo nyinshi, abantu bashobora kuba batazi umubare birenze umubare birenze ubwenge. Gusa imibare itangazwa ishobora kuba ari no gukangana kwa adversaire, kuko iyo urebye ku muntu ubarishije ijisho ukabuza umubare w'ingabo 9,000 kugira ngo urahana ingabo 9,000 ziforenga byabigoye. Ingabo 9,000 ziciye muri uyu mujyi nibwo wamenye ukuntu ingabo 9,000 abasirikare benshi. Iriya mbere nsa nkutayemera neza, ishobora kuba myinshi cyangwa mikeya, ariko n'ubundi sinza kubwirana imibare y'ingabo ahantu byaturutse. Ntabwo muri busanzwe uvuga ingabo kuko umushumba ufite inka nziza atavuga inka ze.
no muri reportage vaga ingabo ntabwo ari byo, ntabwo biri gisirikare, ariko bifite impamvu yabyo ntazi ngo niyi. Uganda nta mwaka urashira Sandri zisohoye ikintu bita ngo ingamba z'ubwirinzi. Buri ingabo za Uganda zira mizile defensive, zira mizile defensive ko hafi imipaka yazo nta hari ADF, ariko ADF bifite operation Shujaa iri muri Kongo bakorana n'ingabo za leta. Yego, byari ngombwa ko ingabo za Uganda zihora ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yabyo mu gice cy'uburengerazuba bwayo, kandi bafite operation hakurya. Nshatse kuvuga ngo hari ibintu byabaye kuri uru Rwanda muri imyaka nk'itanu. Yego, sibyo? Ubona ko ibihugu bimwe izo za Uganda n'ibindi baba bavuga bati kuki twebwe tutazamutse muri uru rwego. So icyo kintu kimeze nk'ihiganwa rigomba kuba, kuko nta gihugu nubwo mwa muri inshuti n'ababana nakubwiye bahiganwa mu mashuri, ntago umwana azashyigiriye ishyamba undi, ariko abashaka kumurusha. Urumva uko byagenda kose ati abo wa mbere n'iki n'iki bakahiganwa muri ubwo buryo. Ihiganwa rero mu bya gisirikare muri hano mu karere rimwe. Hari igihe kimwe ikinyamakuru Museso kigeze kwandika kera, cyandika ihiganwa mu bya gisirikare muri aka karere k'ibiyaga bigari na za Kenya zarimo, bashyiraho n'amabije, kandi aho bandikaga niba baragafite amakuru ya nyawo simbizi, wagenda kubona u Rwanda ruza imbere mu gukoresha bije nyinshi no gushora imari muri defense. Ubu iyo uganiriye n'abantu bakuze barakubwira ngo shango bya bindi ngo urabona ngo byabyaye umusaruro. Urumva wenda bakurikije izi ntambara ziba mu karere ziba zifuriza igihugu ibintu bibi, ariko bakabona ntacyo zigezeho, bamwe bagiye bikoreye amaboko buri kimwe cyose. Urumva kuko urumva nibyo nyakubwira, ishoramari rya gisirikare ntabwo rireba mu mwaka umwe imyaka ibiri. Urumva ni nko gutera imbuto ukazazisarura igihe kigeze. Rero izo pass out ziri coincident cyangwa coincident, izi pass out ubona Uganda ukabona Kongo ukabona mu Rwanda. So Kongo wenda ku ruhande rwa M23 baracyari mu ishyamba, ariko iyo bigeze ku rwego rw'ibihugu, abarundi nabo bafite training yibanga ngo bashaka kurokrita abasirikare 300 b'urubyiruko mu mbonera kure, bari bitwara gisirikare babigeze kure, ntituzi nabageze muri 250 ijana cyangwa bingahe barabitangiye. Urabona ko hari higanwa mu bya gisirikare. Ikintu gitangaje rero kindi navuga kintu cya kabiri, ibi byose ureba Sandri, ibi byose bifite impact kuri development n'iterambere muri aka karere, kuko igisirikare kirahenda, ibikoresho bakoresha birahenda. Urumva yego, uzisanga natagira igikorwa ibihugu bikarushanwa kugira ingabo zikomeye. Ntekereza ko nubwo nabyisirushanwa ariko ntibishobora no kubura, kandi uzasanga hari ibikorwa by'iterambere bishobora kugenda bitsikira. Ntago byabura ibihugu byubaka ingabo zikomeye ku isi iyo bitaragira ubukungu buremereye cyane, ariko kandi rwo byabugira nk'ubu kugira ngo Union Européenne ya upgrading igisirikare cy'ibihugu byabo kugira ngo bareke kurireyinga kuri NATO. Bavuga ko Amerika barekuye ubu ngubu Uburusiya bwabasiribanga mu segonda rimwe, ariko Ubudage bwavuze ko bugiye kongera amafaranga mu ngabo. Abongereza bavuga aho bageze, Abafaransa basanzwe bari super puissance militaire muri Europe, iyo bageze kuri bije bazakoresha kugira ngo nibura nk'imyaka 15 cyangwa 20. Bimwe nakubwiraga yuko kubaka igisirikare bitwara igihe kirekire cyane kugira ngo ugire level kigezaho, bakubwira billions zizajyamo, abaturage barimo gusakuza bati ibishinga simwe zabigikorwa, kandi amavuriro bamaze kuyubaka, imihanda barayujuje. Aka karere ni karamuka kaje bihiganwa muri ubwo buryo. Iterambere rizasubira inyuma ku mpande zibireba ubuzima busanzwe bw'abantu. Usanga n'intwaro ziremereye zidashobora no kuzanarwana, wenda bakazagenda bazikongeza n'igihugu kirwanye n'ikindi, kandi birakenewe. So ni ibyo ngibyo ngiye mbona ni higanwa mu mbaraga, kandi nta gihugu cyaho ngo kisinzirire ngo reka naye guhiganwa. Urabona ibihugu nka Mozambique buriya kugira ngo ubundi mu mateka y'amaliberasiyo yo mu biyaga bigari bivugwa ko ba Museveni na ba Leta Gisa Fred Rwigema n'abandi ba ofisiye bakuru bagiye kwitoza guerilla yo kuzabahoza ibihugu byabo muri Mozambique mu gihe cya Samora Machel na Frelimo. Urumva yego, ariko abantu bakwibaza bati mu myaka 30-35 Mozambique baje kwisanga gute igisirikare cyabo cyarasinziriye kigena nk'ikizima gisigaye kineshwa n'abari abantu b'ibyihebe kugeza aho cyitabaza n'ingabo mpuzamahanga. Icyo gihe ntekereza ko haba habuzemo cya kintu cyo kugenda ukora upgrading, ariko unareba Zambia yakoze iki, urumva TZ yakoze iki, India, Madagascar, South Africa na buri kimwe cyose, na Afrika ifite ikibazo cyo kutapgrading igisirikare. Ejo bundi ubusyo Julius Malema yavugaga n'ishyaka Democratic Alliance bavuga ko ingabo zabo ngo zitabarindira n'amashu. Urumva ikiwe rero niba wabyita ku rejuvenalisation, kongera guhindura cyakomeza kubaka ingabo zikomeye muri aka karere k'ibiyaga bigari, which could be good, byaba byiza.
kuko wenda ubirebera muri manke aho batabikoze urumva. Reka tubirekere gutyo rero, ubwo mbona ari ukubaka ibisirikare, kubiha amaraso mashya, kubikomeza guhiganwa muri ibyo ngibyo. Nanone wareba ukavuga uti bifite impact zabyo, wareba aho batabikoze naho ukavuga uti se byaba byiza ko ubuzisanga nka Uganda mu myaka 20-30 isigaye isaba nka Togo kuza kwirindira umutekano cyangwa n'ibindi bihugu, so simbizi n'ibintu biri aho ngaho nyine biteye bityo. Masha akantu gatoya ariko nabonye banditse nkuru bashobora kuba bibeshyeho, nuko ubwo AFC yatangaje ko uyu muhango wo gusoza imyitozo kwa komando basaga 950 bari bamaze amezi bigishwa imyitozo yikaze mu kigo ngo ni ikigo cya Canzu. Mu Cyanzu nyine Cyanzu. Hari rero bavuze Rumangabo ahabanje, ariko ahubwo ngo Rumangabo ni bari 7 biherutse. Yego ngo kije kiyongera ku muhango wabereye Rumangabo ku itariki 14 yego Nzeri. Aha rero General Makenga yavuze ko intego y'iri huriro ari uguhagarika imiyoborere mibi ya guverinoma ya Kinshasa no kuzana impinduka mu gihugu, anasaba abarwanyi kuba ingabo za kinyamwuga zubakiye ku baturage. Ndetse Lawrence Kanyuka we yavuze ko abarwanyi bashya bigishijwe kurasa na tekinike z'intambara. Ntabwo genda ngo n'igiminwa iriya mibare simba nyemera. Yego Ahantu hari urugamba rw'abasirikare 9,000 bari abasirikare ku biwanja iyo bareba ntabwo nemera ko bari ari uriya mubare. Abasirikare 9,000 cyangwa 7 ariko mana yo mwijuru, umuntu ukurikije iki kiganiro wari wabona ingabo 9,000 n'amaso urumva azatubwire ko yari bwabone n'amaso ingabo 9,000 kuri foreign. Ingabo 9,000 uzi ko u Rwanda ruterwa 90 rwagiraga abasirikare n'abajandarume 7,000. Yego muri 90 exfar na gendarmerie bari 7,000. Kuvuga ngo mu myaka yashize yatambutse uretse ko mu bintu byahindutse, hari ibihugu bidafite abasirikare 9,000 cyangwa bitabagiraga. Centrafrique ishobora kuba ntabifite, batojwe neza muri izi ngabo nshyashya za Centrafrique urumva. Yego iyo ufashe abasirikare 9,000 en plus ukabitaba komando muri aka karere, sibyo? Yego sintekereza ko ari ibihugu byinshi bifite unité spéciale urumva, division ebyiri zingana gutyo. Yego umutwe w'abasirikare badasanzwe mu gihugu cy'u Burundi ushyizweho n'itegeko ngira ngo 2022 cyangwa 2021. Mundi nta special force bagiraga unité commando, kandi unité commando zose ntago uzita special force. Yego Special force ni urundi rwego, ahubwo abakomando bari muri RMA zigira special force. Yego urumva ariko ntabwo special force ari RMA zigize commando. So kumwe ngo Makenga afite abakomando 9,000 sha ntabwo je napfa kubyemera, iki mibare tukireka. Ibyo ese abakomando ugenda gahoro, abasirikare abakomando unité spéciale 9,000 bavuze ko tukihorera. Fata abasirikare 9,000 ba special force, kubatoza, kubabonera ibikoresho, iki niki giye umbwiye ko ari abakoyote bashyashya binjiye mu ngabo. I agree with you urumva. Yego ariko kumbwira ngo na unité de special force 9,000 kubwira ikintu cyaba kirimo aho ngaho. Yego yaba ari M23 none ibyo bayimbwiye ko ari umutwe uteye ubwoba, yaba ari umutwe uteye ubwoba akarere ku rwego rukomeye. Singiye kukubeshya kuba umutwe w'inyeshyamba wagira special force division hafi ebyiri mu nyeshyamba. Abo ba special force kubaka ari abanyabo koko, igihe byagutwara uri hasi imyaka 10 cyangwa 5 uri inyeshyamba. So barimo kubeshya imibare simbizi uko babitangaje ubwo ntago mbyemeragiye ntago nemera ibintu byose bitangaje. Nuko ntubyemere ko babitangaje, ntago ibyo birabareba, ibyo birabareba ntago ndabihakana ngi nawe bireke kubihakana, nta no ntegetse kubihakana, ariko ikimibare abantu bakihorere. Ese ubundi imibare kwitangaza bimaze iki? Abantu baje kwisanga ari imibare y'abantu bitwaye iki kwitangaza? Igisirikare nicyo bita consignment, igisirikare kigendera ku ibanga. Nese cyane igisikuti agene nkubwira ubi technique ntukamubwira ariko marishali nawe si kino uzana indirema igira kuki wanga umuntu gucalenjinga mba ngomba gucalenjinga jewe kuncalenjinga genda umutekinisiye muri ibi ngibi ndumutekinisiye mu nzego z'umutekano nazinyuzemo urancalenjinga se umbwira ngo kuki giye umubare w'ingabo na trainings urumva nkubwira umwanzi nkamubwira umubare nyawo jewe ndacalenjinga context urumva nabyo ntabwo ari ubuhanga gutangaza umubare w'ingabo zawe ntago bisanzwe muri mungabo nta muntu utangaza nkuko nta mushumba utangaza nkafite kimwe nuko ashobora gutangaza 9 wamugana ari 2 naho niho nakubwiye rero cyangwa se bagatangaza 9 ari 15 n'uri aho niho nakubwiye rero nanjye kuko kumubare ho rero do eiza ni benshi kurenga urumva cyangwa ni bakiya ntibageraho ariko ntago wambwira ngo abakomanda 9,000 ufite abakomanda 9,000 Makenga ajya avangotse Kisekedi agahita yirukanka
ntabo bafite. Twikomereze ubwo nibyo Marshal namenyereye gutukwa cyane njye ntacyo bimbwiye nibi bazabintukira Marshal ntabyo ndajya yembera abo rapinga baragira gute baje baza kuri kamera bavuga ibitekerezo byabo nababwira iki abakomanda 9,000 umwa reka twikomereze. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo.